uzazicukura abazicukuraga bazitahira. Ati ndakwemeye kuko warabyize. Yitwa Bamporiki Edouard, ni umunyapolitike, umukinnyi wa filime, w'amakinamico, akaba uvuga mu ruhame ndetse akaba usabira abageni abasore. Uyu Bamporiki Edouard yavuzweho byinshi cyane, kuva i Nyamasheke aho ubura umuntu uhinga ndetse umerewe nabi, ukagera ku bushongero bw'ubutegetsi kwa Minisitiri Sekretari d'Etat, Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco, ntago ari umuntu wese bihira. Edouard Bamporiki kuva hasi ukagera hejuru ukongera ukamanuka, kuri ubu arabarizwa muri gereza ya 1930 ubu yitwa Mageragere. Edouard Bamporiki rero ni igitangaza, ni umuntu udasanzwe muri politiki y'u Rwanda, iy'ubuhanzi n'ibindi. Yavuzweho byinshi, yavuzwe mu rupfu rwa Kizito Mihigo n'ibibazo yatangiye akaba ari we wabimuteye. Yavuzwe kandi mu rupfu rwa Muhasizi Bahati Innocent. Bamporiki Edouard yavuzwe muri ruswa, ibintu bikomeye cyane. Bamporiki Edouard bivugwa ko ari umugabo utavugwaho rumwe muri politiki y'u Rwanda. Niwe rero tugiye kugarukaho muri iki kiganiro w'umumaro. Ikaze kuri iyi channel, mukoreshe ya subscribe na like. Bamporiki Edouard yavutse tariki 24 muri 8/3 24 Ukuboza 8/3, avukira i Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba, ari naho yaje kwiga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Bamporiki Edouard amateka ye bavuga ko yayize ayisumbuye ariko ntiyaje kuyarangiza. Hari abavuga impamvu nuko yabaraga milivare nkuko yavugaga, hari n'abandi bavuga ngo yari baramufata baramwirukana. Amateka y'uyu mugabo rero ntago asanzwe cyane. Bamporiki Edouard ngamaze kubona ko ubuzima bwe bwanze muri Nyamasheke, yahisemo kujya gushakishiriza aho riva, aho n'ahandi ni mu mujyi wa Kigali. Yaraje ngatangira kuba umukozi wo mu rugo, akajya ateka ngo wamukoreshaga nyirabuja akajya avuga ati wowe urutwa n'isafuriya yanjye kuko yo nibura irantekera naho uri ntakigenda. Avuga ko ari umugabo wahuye n'ibibazo byinshi mu buzima, ahura n'amasomo atandukanye, aratotezwa, ubukene buramukubita hafi gupfa, ariko aza kuzanzamuka. Bamporiki Edouard ngamaze kubona ko arutwa n'isuka n'isafuriya nako, yahise yigira inama aravuga ati ibi ntago bizagwamo. Ngo akaba yarafite impano yo kuvuga imivugo, ngo yarongera aragenda ahantu. Twibutse ko Edouard Bamporiki ari umwadeperi kanuni, akaba asengera mu itorero rya ADPR, akaba naryo yaragisengeramo kugeza amanuwe muri 1930 Imageragere. Mu gihe rero yavaga ku byo gukora mu rugo, Bamporiki Edouard ngo yaje gutangira kugira intego yo kujya avuga imivugo. Nuko yatangiye kuvuga imivugo rero, umuvugo wamenyekanishije cyane ngo icyaha kuri bo, ikimwaro kuri twe. Ni umuvugo wagiye uganisha ahantu hatandukanye, uza no kumuhuza n'umuhanzi Kizito Mihigo. Kizito Mihigo benshi bita inuma y'Imana. Uyu nawe akaba ari umuhanzi mugenzi we, akaba yarakoraga ibitaramo muri fondasiyo yitwa KMP. Iyi KMP rero Kizito Mihigo for Peace akaba yaraje guhangana n'iyitwa Art for Peace. Uyu mugabo witwa Edouard Bamporiki yaje gushinga, ari naho ibibazo byaje guhera ahagana muri 2013. Turi kuganira ku munyapolitiki, akaba umuhanzi, akaba umukinnyi w'amakinamico, akaba umukinnyi wa filime. Niwe Edouard Bamporiki benshi bazi kuri Kideyo muri kinamico Urunana. Murabizi ko ubu atacyumvikana kubera ko ari muri 1930, aho bivugwa ko n'ubundi Edouard Bamporiki nawe muri 1930 abayeho umwami, ngo n'abacungagereza baramwumvira. Once a leader, always a leader. Nuko rero byaje kugendekera Edouard Bamporiki 2013 rero ngaza kuvuga umuvugo umwe, ngikimwaro kuri bo, ubwicanyi kuri bo, kimwaro kuri twe. Uwo muvugo ni nawe waje kuvamo ikitwa Ndi Umunyarwanda. Uko Bamporiki abivuga neza nuko yatumiye muri presidence, ngarika hageze mu bikabyo byinshi ngo baramupima, ngariko we yabona abantu bahari kuko ari abatutsi beza cyane, we yababona yari kwireba n'izura agahita avuga ati hano rwose ni mu mfura, hano sinahinjira.
nagiye kubona arinjiye. Ayo ni amateka Edouard Bamporiki abara, ntabwo ari byo kuyabara. Njye ndi kuvuga ibyabaye. Edouard Bamporiki rero ngo ubwo akinjira muri perezidansi akibona ari imfura gusa, yaravuze ati hano nta kintu nahakura. Ariko icyamutangaje ni uko bavuze ati se ubu ntabwo muzi uwatsinze, bati ntabwo tumuzi, bagiye kuvuga ati ni Edouard Bamporiki, ngaba ibihembo byinshi. Ariko ko bamuhaga ibihembo ngo avuye muri perezidansi ahantu hari imfura n'amamodoka n'ubukire bwose, ngo we yamanutse n'amaguru, izuba riramukubita riramwica kugeza igihe yumva rwose atabyumva neza uburyo umuntu ava muri perezidansi, hanyuma agataha yaragombaga kujya kuvuga umuvugo aho Perezida Kagame yarari. Nguko uko Edouard Bamporiki bwa mbere na mbere Perezida Paul Kagame yamwumvishije, ngo hari mu munsi mukuru nibuka izina. Hagati aho rero Bamporiki Edouard yahise aba inshuti n'umuhanzi witwa Kizito Mihigo. Kizito Mihigo akaba yarakunzwe cyane, yari afite platform zirenze haba kuri televiziyo n'ahandi. Ngari kuko byaje kugenda mu mateka maremare. Edouard Bamporiki mu gitabo cya Kizito cyitwa Rwanda Reconciliation pour vivre en paix. Icyo gitabo rero nibuka neza titre yacyo, ariko Kizito Mihigo yanditse avugamo ko Edouard Bamporiki yaje kumugirira ishyari ryaje no gutuma ajya kumuteranya mu buyobozi bwa RPF Inkotanyi hariya ku Kimihurura. Byaje no kuviramo Kizito ubuzima bundi bwakurikiye, harimo no gufungwa no kuburirwa irengero. Hagati aho Edouard Bamporiki icyo gihe ngo yatangiye kumugira ishyari, ngo atangira kujya agenda amuteranya. Icyaje gukomera nuko ngo inkunga Kizito yari guhabwa mu bijyanye n'umushinga we, hasohotse itegeko rivuye ibukuru ribwira abantu barimo na mucyo wari uyoboye CNLG ati izo nkunga ntukwiye kuziha Kizito zahagaze, ahubwo umuhungu witwa Edouard Bamporiki niwe mu gutera inkunga, agahita atembera intara zose. Ngicyo gihe ajyanye na Mani Marite, Munyanshoza Diedone n'abandi, ngo mu bice bitandukanye by'igihugu bavuga ku bintu. Ngo byaje kurangizwa rero n'iyitwa Ndi Umunyarwanda, aho Bamporiki yavuga ngo abahutu mwese musaba imbabazi kuko mwese icyaha cyakoze mu izina ryanyu. Icyo gihe rero ibintu byamagamwe n'itangazamakuru kure, ariko kuri Bamporiki yararimo agana mu bushorishori bw'ubutegetsi, yarushagaho kumenyekana. Politike y'umunyarwanda yarushaga gufataho intera, bati dore politike ngenga mu mufana, batuye umuhungu n'umunyapolitike. Uko byagendaga gutyo byaje kurangira Kizito Mihigo aburiwe irengero, hari muri Mata 2014 aburirwa irengero. Ibyo abantu ntibabimenya, we hagati ye witwa niyo mugabo Gerard, witwa Kasina Muhanga baburirwa irengero icyarimwe, byose ngo bifite inkomoko kuri Bamporiki. Ibyo nibivugwa n'abandi, ariko Bamporiki utarigeze agira icyo bivugaho, byanze kunzi yabihakana, kuko n'ababivuga nabo batakiri mu mubiri kugira ngo babe babivuga abantu babyumve. Hagati aho Bamporiki bavuga ko ari umunyamahoro, akaba umunyakuri. Abajwe n'umunyamakuru Sabe ati se none Bamporiki wowe ko bantu bavuga ko ucinya inkoro ubivugaho iki? Bamporiki ati ko ncinya inkoro yanjye hakaba izabo, ni ukubera iki? Bamporiki rero ibintu byarakomeje, ubwo nyuma bavuye mu buhanzi abagizwe n'umunyapolitiki. Mbibutse ko muri politike nta muntu n'umwe muri FPR utora umunyapolitike, ahubwo ni abategetsi ba FPR, abayobozi, abakoloneli, abasirikari, ba kadere bose bateranaga batura umuhungu n'uwacu. Kubera ukuntu yabasetsaga, kubera ukuntu yari umunyarwenya cyane, batitora kugira depite kizabatunga umuti. Bamporiki nuko yabaye depite da, abagiye mu nteko ishinga amategeko, abonye platform Bamporiki yaganaga mu bushorishori bw'ubutegetsi. Ibyo byavuyeho abagizwe umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Umunsi umwe kuri saga ya Pasioda, umuhanzikazi w'umuraperi, Bamporiki ati genga intore mu Rwanda,
ihagarariye izindi, mwugize ikigarasha mwene muzehe ndetse mwambuye ubutore twaguhaye pasi udagenda nagushobotse icyo gihe pasi yari yaririmbye indirimbo yitwa ibyatsi. Hagati aho rero Bamporiki ubwo yari arimo akigana mu bushorishori, abavuye muri uwo mwanya w'ubutore ubuyobozi bw'intore, kuko ngo yatangaga urugero aba noneho abagizwe minisitiri. Agaho rero kari kabonye umunyutsi, minisitiri sekideta, minisitiri aragenda aragakora neza cyane. Umunama urwenya akarushyira hirya aho, perezida agaseka akanezerwa n'umuryango we, n'abandi bose bagaseka bakavuga bati uyu muhungu tutamufite muri iyi nteko, muri izi nama ntabwo twabaho. Nawe aragenda arabyumva. Umunsi umwe ubwo ibintu byarimo bigana ku musozo w'ubwamamare ari mu nteko ya FPR, hari abandi bari batinye kuvuga. Bamporiki ati nyakubahwa perezida wa repubulika, ibintu abantu bavuga simbizi, hari igihe ukora akazi bakagutega imitego koko, aho gukora akazi kagahindukaho kuyisimbuka, bityo akazi ntigatera imbere. Abantu bose bifata ku munwa bati se uyu muhungu ari kuvuga ko ari bandi bamutega imitego, ariko mu by'ukuri mu bikari ibintu byari byatangiye kwivanga. Bamporiki mu yindi nama ati abavuza inkuru ya nyina, uburyo amubwiye ati uko zikuzamura ni nako zizakumanura rwose, kuko ibintu nkubwira atari ukuri. Bamporiki ati ibyo wapi, abaragiye no mu ruhame babibwiye abantu batari ko Bamporiki ubanza uri igikenya, ibintu bizakugendekera guteye. Iminsi uko ibintu byagiye bikomera nyuma y'uko Kizito Mihigo apfuye, nuko abantu batangira kuvuga ati Bamporiki ntabwo uzigera uhirwa mu buzima kubera ibintu wakoze. Bamporiki ku munsi w'urupfu rwa Kizito ati agaca ngo uhunga bahinga birangira nta kintu agezeho. Nta wundi yavugaga rero ari Kizito Mihigo, ari nawe waje gupfa bikamukurikirana, abantu bakavuga ko Bamporiki atari umwana mwiza. Bamporiki rero iminsi irakomezanya kuva muri FPR ko bamutega imitego myinshi, abafatiwe mu cyuho, afata ruswa ngo y'umuntu yarafungiye, amufungiye aca inyuma ati ntanagufunguriza ariko ukama akantu. Bamporiki yarafashwe afungirwa iwe, induru ziravuga muri politike bati uyu si Bamporiki wavugaga gutya ati se ni biki. Bamporiki nyuma yo gufungirwa iwe, abanyarwanda barasakuza batari ko kuki afungwa mu buryo budasanzwe, abamanuye mageragere, abakatiwe n'inkiko, abagiye mageragere. Nguyu we Bamporiki yo tubabwira, Bamporiki Edouard, umuhungu wirwanyeho, akaba yarageze ku byo agomba kugeraho. Mu minsi yashize rero akaba yaravuzwe ko yagurishije ibintu bye, akabigurisha ngo abantu bashaka gukora dispenseri cyangwa ibitaro ahantu hatemewe. Ibya Bamporiki bikomeje kubagaho mu munwa. Hagati aho muri gereza bavuga ko Bamporiki atabayeho nabi namba, ahubwo ategeka, atanga amategeko ngo namukoraho. Si ibi rero kuko kugororwa si ikintu kibi cyane, ahubwo no gufatwa nabi si ikintu kibi cyane, niyabayeho neza Uwiteka ashimwe. Uwiteka abane namwe rero mu kiganiro w'umumaro, tuzajya tugaruka ku bantu batandukanye. Naho ubutaha nari Jean Ngendahimana.